أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوج ولي الله وخير خلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليكم أهل بيت النبوة ومعد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أضم الله لكم أجري وثوابي باستشهاد طاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bavandimwe bayisilamukazi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, yaravuze ati afdala nisa'i lijanna arba, kurusha abandi mu ijuru ni bane. Arabavuga akavuga ati ni Hadija wa Fatima binti Muhammad wa Maryam binti Imran wa Asiya zawja Fir'aun. Atubwire ko ari Khadija umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ndetse na Fatima mwene Muhammadi, ndetse na Maryam mwene Imran nyina wa Isa, ndetse na Asiya umugore wa Firawo. Bavandimwe, aba nibo bagore b'icyitegererezo imbere y'abategarugori ndetse natwe twese muri rusange, ndetse na Korani ifite abantu benshi, abagore benshi yavuze kugira ngo tugire isomo tubakuraho. Itubwira inkuru abagore dukwiriye gukuraho isomo, twakuraho isomo mu bijyanye no kubaha Allah subhanahu wa ta'ala, mu kwizera Allah subhanahu wa ta'ala, mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, tukabarikuraho isomo yakomeza kwegera Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bavandimwe, kwizera Allah subhanahu wa ta'ala mu mitima yacu, tukabishyira mu mitima yacu, ni ibintu by'ingenzi. Nta wundi muntu dukwiriye kwizera ko umwana w'umuntu arakugambanira, uramwizera akakugambanira, ariko ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagusezeranyije biraba. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ajya gusezeranya ikintu hanyuma ntikibe.
turareba nyina wa Musa. Nyina wa Musa yagaragaje ukwizera Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Allah subhanahu wa ta'ala icyo yamusezeranyije yaragikoze. Nyina wa Musa yabyaye mu gihe kitoroshye, mu gihe kitari cyiza cyane, bitewe n'uko umwami yari yaramaze kubwirwa yuko ubwami bwiwe buzasenyukwa, bazabusenyera ari umwana w'umuhungu uzavuka muri iki gihe, akaza kurimbura ubwami bwe bubi, ubwami butagenderaga ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero nuko iteka ryose umuntu azi ko mu mutima wiwe ari gukora ibintu bitagendeye ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ubuyobozi afite atabumerita, nawe ubwiwe azi ko ari guca ku mategeko atariyo, afata imyanzuro mibi, afata imyanzuro yo kugira ngo agume muri wa mwanya. Umwanzuro umwami yafashe, Firaun yafashe umwanzuro yuko agomba kwica abana b'abahungu bose bazaza bavuka, kugira ngo kubera atarazi umuntu cyangwa umuryango uzabyara uwo mwana uzaza kurimbura ubwami bwe bubi, yafashe umwanzuro ko abantu bose bazaza babyara abahungu bagomba kwicwa. Afata umwanzuro rero kugira ngo agumane ya ntebe y'ubwami, n'umuntu ukunda rero ubuyobozi afata imyanzuro mibi kugira ngo agumane cya cyubahiro afite, akarwanira icyubahiro adakwiriye. Rero nibwo nyina wa Musa nawe yarabyaye Musa, afite ikibazo yuko nagumana uyu mwana, abaturanyi bakaza kumva umwana urize, kubera ko umwami yari yashizeho amategeko yuko umuntu uzaza uvuga mugenzi we yuko yabyaye sabigaragaze, yabyaye umuhungu nabigaragaze cyangwa ntamwice, yashyizeho amafaranga yuko uzaza ujya kubivuga ati fulani yabyaye umwana w'umuhungu, si yamubazaniye ngo mumwice cyangwa se yamwishe, baramuhembaga. Rero nyina wa Musa afite ubwoba yuko umwana we namugumana akazarira, abaturanyi bazajya kumurega baze bica umwana we. Ariko nyina wa Musa aza guhishurirwa, marayika amubwira yuko umwana agomba kumufata akamushyira mu kantu twakwita n'agaseke, akamushyira mu mazi, hanyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala azamugarurira iki? Azamugarurira mwana. Nyina wa Musa yagize shaka cyangwa yagize ubwoba, n'umuntu ugira ukunda umwana we agira ubwoba yuko agiye gushyira umwana mu mazi, amazi ashobora kumurengera akaba yiciye umwana we, none ari ubyikoreye. Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ngo iki muri Quran, aramubwira la takhafi wa la tahzani, ntugire ubwoba ntugire n'agahinda, inna araduhu ilayki, akamubwira yuko njyewe ubwanjye nzamukugarurira. Allah subhanahu wa ta'ala amubwira yuko azamugarurira mwana. Nyina wa Musa watinyaga Allah subhanahu wa ta'ala, yagombaga gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala amubwiye. Niba Allah subhanahu wa ta'ala yaguteguriye ikintu, ni lazima kiraba, nta wundi muntu ufite kuza ngo agikureho, nta wundi muntu waza ngo agihindure. La, nyina wa Musa uko Allah subhanahu wa ta'ala yabimutegetse yaragiye arabikora. Wa mwana niko history bitubwira, wa mwana agera ahantu umugore w'umwami yari ari abaja be bari bari gufurira, arangije baramubona, babona n'umuhungu. Abaja batangira kumubwira si umuhungu niba umukunze, umugabo w'umwami aramwica n'ubundi ko yari ari umuhungu. Bageze ibwami wa mwana bamujyanye, bitewe n'uko umwami yakundaga umwamikazi wiwe.
yumviye umwamikazi yuko umwana bagomba kumurera. Aha umwana bamaze kumurera, haba ikibazo yuko umwana ari mutoya akeneye umuntu uza kuza kugira ute kumwonsa, akeneye umuntu uza kuza kumwonsa. Bahamagaye abantu baze konsa Musa, ariko Musa yanze amashereka yabo. Nibwo mushiki wa Musa yazaga kureba umwami, amubwira yuko hari umuntu ufite amashereka ushobora kuza kugeragezwa nawe akareba ko yagira ute yakonsa uyu mwana. Ninde bazanye? Bazanye nyina wa Musa. Nyina wa Musa ajya konsa umwana we n'ubundi neza atuje, amwonsa ari ahantu ku bwami kuri ba bandi n'ubundi bashaka kwica abana b'abahungu, we amwonsa atuje. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiye ngo iki, nzamukugarurira umwana. Aramugarura, amuhereza keya n'umubyeyi. Aha dukuramo iki bavandimwe? Hano isomo dukuramo ni ukwizera Allah subhanahu wa ta'ala. Mbere yuko wizera umwana w'umuntu, banza wizera Allah subhanahu wa ta'ala. Birababaje, hari igihe umuntu yizera umwana w'umuntu cyane, akamwizera akamuhemukira, yari yamuhaye icyizere bya hatari, ariko wamubwira ati soma aya maduwa cyangwa ukora iki gikorwa, Allah subhanahu wa ta'ala araza kugufasha. Akabikora afite shaka vati, si Imana birashoboka ko yamfasha? Ntabwo bishoboka. Ariko kubera uzi ko fulani afite imodoka, afite ubutunzi, wizeye yuko ashobora kuza kuguha amafaranga, ariko wirengagije yuko Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh yakubwiye ati nusoma iki ngiki uraza kubona riziki, nuza gusara salatul layli uraza kubona riziki ejo. Intumwa y'Imana irabivuga, Imam arabivuga, ukaza bikakunanira kubyizera, ugakomeza kwigambira. Kandi ibyo tubona twese cyangwa buri kintu cyose kiri hano kuri iyi si gikenera Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bavandimwe, nyina wa Musa ikintu atwigisha na mbere kugira ute kwizera Allah subhanahu wa ta'ala. Isezerano rya Allah subhanahu wa ta'ala ni ukuri. Mu mateka tarehe ya Nabi Musa n'urubyiruko, hari irindi somo dukuramo. Igihe Musa yari ari guhunga umwami Firawuni, yageze ahantu asanga hari abantu bari kuvoma. Arangije abonye abantu bari kuvoma, arebye ku ruhande abona abakobwa babiri bahagaze. N'intumwa agomba kubaza impamvu bamwe bari kuvoma, abakobwa bahagaze hariya. Abakobwa abageze imbere arababaza ati se ko muhagaze hano? Abakobwa baramusubiza ati twaje kuvoma. Abakobwa mu kugira ngo birinde yuko intumwa ibabaza ikindi kibazo cy'amatsiko, barangije baramusubiza ati twaje kuvoma kubera yuko data wacu ari umusaza. Kubera intumwa ariko babaza ati ese kubera iki muje kuvoma muri abana b'abakobwa, kandi akari akazi ari ak'abahungu? Kubera urabona aha ngaha bari harari gukora ufite imbaraga. Rero bamusubije gutyo, n'intumwa yagombaga gufasha abana b'abakobwa. Arangije agenda avomera ba bandi bari ku mugezi, abarangirije avomera na ba bakobwa. Ba bakobwa bagera mu rugo kare. Umusaza arangije arababaza kubera iki mwaje kare kandi gutaha mutarazaga kare? Bamubwira ukuntu byagenze, bamubwira ukuntu bahuye n'umuntu akabavomera. Hanyuma umusaza arababwira ati mugende munzanire nde uwo muntu wabavomeye. Umwe mu bakobwa ajya kuzana nde? Nabi Musa. Ageze
imbere ya Nabi Musa, arabimubwira yuko umubyeyi wabo amushaka. Amugeze imbere, bari kugenda, umukobwa bitewe n'uko ari we wari uri imbere kubera yari azi aho amujyanye, haza umuyaga mwinshi cyane. Hano urubyiruko dukuramo isomo. Haza umuyaga mwinshi cyane ku buryo wa muyaga wahuhaga umukobwa, hanyuze wa mwenda umukobwa yari yambaye uramufata byatari. Na Nabi abumva kujya imbere y'umukobwa bitewe n'uko yari amaze kubona yuko umuyaga uri gutuma umwenda w'umukobwa umufata cyane, umugaragaza uko ateye, ndetse n'uko umuyaga ushobora gutuma wa mwenda umuvamo, umuyaga ugatwara wa mwenda. Arangije aramubwira ati wowe reka njye imbere, wowe ujye inyuma yanjye, hanyuma ujye ukoresheje ijwi umbwira ngo nkate hano cyangwa nce hano. Bagezeyo, Nabi Musa abwira ukuntu byagenze, hanyuma umukobwa umwe muri bo, wa wundi wamuzanye, arangije abwira yewe data, muri Korani niko bavuga ati yewe data, muha akazi kuko uyu nguyu ni umunyembaraga ndetse ni n'umwizerwa. Ni lazima yuko umusaza amubaza ati kubera iki ari umunyembaraga, kubera iki ari n'umwizerwa. Umukobwa aha ngaha niho tuhita dukuramo isomo, cyane cyane ku bahungu ndetse no ku bakobwa. Arangije aravuga ati igihe yazaga kudufasha yakoresheje imbaraga ziwe avoma, twite ko yavomeshaga igicupa. Kiriya gicupa ngo cyatererwaga n'abantu bageze mu 10, ariko yakoresheje iki? Akaboko kamwe. Ndetse n'igihe twazanaga ntabwo yigeze ambwira ijambo iryo ari ryo ryose. Abahungu mugira ingeso y'uko iyo mubonye umukobwa mugenda mumubwira utugambo twinshi kugira ngo abakunde. Mwumve icyo umukobwa yamukundiye, ndetse n'abakobwa mwumve icyo undi yakundiye iki. Uyu Nabi Musa kugira amwite yuko ari umunyembaraga ndetse ari n'umwizerwa, yaramubwiye ati ntabwo yaje ambwira amagambo yibone, cyangwa ntabwo yamvugishije ijambo iryo ari ryo ryose. Ndetse n'igihe umuyaga wazaga ntabwo ameze n'abandi bari kutabagirira, bakavuga ati kadukomeze nirebere ukuntu ateye, hanyuma kwa kundi kureba uko ateye bigashiduka umuyaga ujyanye na wa mwenda. Ahubwo umukobwa avuga ngo iki, byasa nshira inyuma yiwe kugira ngo azuwire cyangwa agire ute, atangire wa muyaga utaza gutwara umwenda wanjye. Bavandimwe, hano dukuramo isomo. Mu gihe turi kumwe n'abakobwa si paka kugira ngo tuvuge ibigambo byose kugira ngo badukunde cyangwa kugira ngo iki. Ndetse n'abakobwa, umuntu ntabwo ukururishwa n'amagambo y'umuhungu, ahubwo ibikorwa byiwe n'imyitwarire yiwe. Nabi Musa byahise bituma umusaza avuga ati ndaguha umukobwa umwe muri aba mu bakobwa banjye, umushake. Kubera iki? Kubera imyitwarire yiwe. Wa mukobwa yaramutsindiye. Umukobwa ntabwo yakuriwe ibyamukuriye ari utugambo twiwe, ahubwo ubwitonzi bwiwe no kumenya igihe nza kuvugana n'uyu mukobwa, no kumenya igihe, no kugira ngo amenye ibikorwa byiwe. Ibikorwa byiwe byagaragaye hehe yuko atari umuntu ugira irare. Rero bavandimwe, Korani harimo inkuru twakuramo zidufitiye akamaro, twakuramo isomo, cyane cyane ku bategarugori muri iki gihe cyo kwibuka umuyobozi w'abagore bose ku isi, ndetse no ku munsi w'imperuka.
Qur'ani twereka nyina wa Isa, nyina wa Yesu, ukwemera akizera Allah subhanahu wa ta'ala, agatwita inda atarahuye n'umugabo, akirengagiza yuko rubanda ruza kumuvuga. Hari abantu bakora ikintu cyangwa bagahura n'abagabo ku ruhande, hanyuma bagira ikibazo bagirana cyangwa bakuramo inda, bagatangira kwibuka yuko rubanda rushobora kubabona yuko batwite, hanyuma bagakora icyaha cya kabiri, kwica umuntu bagakuramo yanda, kandi yuko bajya gukora cya gikorwa ntabwo babanje kureba yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari kubareba, ahubwo icyabakanze ni amaso y'abantu. Rero bavandimwe, Qur'ani twigisha byinshi. Qur'ani ifite amateka y'abantu dukwiriye gukuramo isomo. Twaza kuri Khadija, umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni umuntu witangiye idini, amafaranga ye ashirira hehe? Mu idini. Ubutunzi bwe bushirira hariya mu kugira ngo yitangire idini, kugira idini ikomeze kubaho, ndetse abyara cyangwa ahabwa n'Imana iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala yo gutwita umugore, yo gutwita umuyobozi w'abagore bose kuri iyi si, ndetse no ku munsi w'imperuka. Ariko uku gutwita uyu mwamikazi yahuyemo n'ibigeragezo byinshi. Mbere yuko tugera aho ngaho, reka turebe iyi mpano ukuntu yayakiriye, ukuntu yaje. Dufite riwaya ebyiri zivuga ukuntu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yabonyemo iyi mpano, uko yakiriye Imana. Iya mbere ni kuriya yagiye mu ijuru, hanyuma Nabi Muhammad agiye mu ijuru, marayika Jibril amuhereza urubuto. Urwo rubuto aba ari rwo ruvamo ya mpano, aba ari rwo ruvamo Fatimatu Zahra alayha salam. Al-Imam Ridwa aratubwira ati, qala nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lama urija bi illa samai akhadha biyadi Jibril. Ati intumwa y'Imana yaravuze ati, igihe najyaga mu ijuru, Jibril yamfashe akaboko, fa adkhalani li janna fanawalani min rutubiha fa aqaltuhu. Hanyuma anyinjiza mu ijuru, amereza urubuto, hanyuma ndarurya. Fatahawala dhalika nutfati fi sulbi. Hanyuma rwa rubuto nariye nirwo rwahindutsemo iki? Inanga. Ati nirwo rwahindutse inanga. Falam illa al-ardi wa qadatu Khadija fa ahmalati bi Fatima. Hanyuma igihe ngo namanukaga ku isi, nahuye na Khadija, kwa kundi guhora umugore n'umugabo. Hanyuma nyuma yaho atwita nde? Fatima. Niyo mpamvu intumwa y'Imana ivuga ati ngo, fakullama ishtaqatu ila al-raiha li janna. Ati iyo nshaka kumva cyangwa iyo nshaka kwihumuriza umumuro yo mu ijuru, shamimtu raiha binti Fatima.
ati nihumuriza ku muhumuro wa Fatima Zahara alayhi salam, kuko Fatima Zahara agira ati Fatima Zahara yaturutse ku rwa rubuto ruturutse he mu ijuru. Riwaya ya kabiri ni igihe marayika Jibril yaje kureba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, arangije ategeka intumwa y'Imana Muhammad yuko afunga iminsi 40, itegeko riturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma iyo minsi 40 akajya kure ya Khadija. Ageze ku munsi wa 40, umunsi wa 40, nuko byari bisanzwe, ageze kuri amasaha yo gufutura, marayika Jibril aramanuka ari kumwe na marayika Mikail. Marayika Mikail afite isahane ipfundikiyeho n'igitambaro cyo mu ijoro. Hanyuma ya sahane bayitereka imbere ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad nuko byari bisanzwe, iyo yajyaga gufutura yahamagaraga Imamu Ali akamubwira afungura umuryango, umuntu wese uciyeho ntakeneye kuza azifatanye nanjye gufutura. Ariko Imamu Ali aratubwira ati uwo wari umuco w'intumwa y'Imana Muhammad, iyo yajyaga kujya yafunguraga umuryango kugira ngo abantu baze, ushaka kujya aze basangire. Ariko ngo icyo gihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngo yaramuhamagaye aramubwira ati genda uhagarare kuri uwo muryango, umbere n'iki n'umurinzi, umbere n'umusirikare kuri uwo muryango. Ngo kuko intumwa y'Imana yaramubwiye ati ibi biryo ni haramu ku bandi uretse njyewe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Turaza kumenya impamvu ibi biryo ari haramu ku bandi bikaba biri halali ku ntumwa y'Imana Muhammad. Hanyuma nyuma yaho Jibril na marayika Mikail bazana bya biryo intumwa y'Imana ibifunguyeho isangamo zabibu ndetse n'itende n'ikinyobwa cyiza. Mashallah, mu mateka cyangwa mu muco w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yavuga ku biryo iyo ishaka kurya, apana ba bandi bava ku biryo inda yuzuye, inda yatumbye. Ariko kiriya gihe marayika yaramubwiye ati ibyo biryo hanyuma uhage, unanywe, wumve ushize inyota. Nabi Muhammad yaratubwira yarangije kurya biriya biryo, ibisigaye marayika Mikail arabizamukana. Hanyuma Jibril amusukira amazi. Noneho intumwa y'Imana ntabwo kwa kundi Jibril yamusukiraga amazi intumwa y'Imana yikarabyaga gutya, la, ahubwo marayika Mikail yaramanutse akaba ari umukarabya. Intumwa y'Imana itega intoki, marayika Jibril igasuka amazi, Mikail akagira ute akoza intoki z'intumwa y'Imana. Mu kurangiza marayika Mikail amajije kumwoza, ntabwo intumwa y'Imana Muhammad yihanaguye, ahubwo marayika yindi yaraje imuhanagura iki intoki ziwe. Nuko byari bisanzwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yarangizaga kunywa, yajyaga gusari. Agiye kujya gusari, marayika Jibril irongera iramanuka aramubwira ati iswala
uyu mwanya gusari aka kanya ni haramu kuri wowe, ahubwo uyu mwanya ni uwo kujya kureba nde? Khadija. Khadija yari amaze iminsi 40 adahura nawe. Allah subhanahu wa ta'ala yaramutegetse kujya kure ya Khadija. Arangije ajya kureba Khadija, nuko Khadija bivuga ati kiriya gihe intumwa y'Imana yamfashe akaboko, arangije anjyana ahantu h'ibanga. Nyuma y'aho hantu h'ibanga, uwo munsi wari umunsi wa special ku ntumwa y'Imana ndetse na Khadija. Nyuma yaho nibwo yiyumvishije yuko afite nuru mu nda yiwe, afite ikiremwa kigiye mu nda yiwe, ariwe nde? Ariwe Fatima Zahra alayha salam. Afite urumuri ruturutse mu rumuri rwa Allah, rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na rwa rumuri rwaturutse kuri za mbuto intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yariye. Ari hehe? Rwa rubuto rwaturutse mu ijuru. Rero bavandimwe, ahangaha tubona ivuka cyangwa uko Khadija yakiriye Imana iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubona urwego rwa Fatima Zahra rutangaje. Khadija muri iki gihe abagore b'Abakurayshi ntabwo bamuvugishaga. Iki nicyo gihe Khadija yari akeneye abantu bamuba hafi, kubera yari atwite, inda yari ikuriwe, ariko yarabahamagazaga akamubwira ati wanze kutwumva, twaraganiriye ngo ureke gushakana n'uwo muntu w'umukene, ndetse si n'umukene gusa, ni n'imfubyi. None natwe muri iki gihe dukeneye ntabwo tukumva. Khadija yagize agahinda, agira irungu, ariko umwana yari afite mu nda yaramuganirizaga. Ubwo igihe kimwe intumwa y'Imana yaje asanga Khadija ari kwiganiriza, aravuga ati se kuri kwiganiriza nta wundi muntu muri kumwe? Aramubwira ati ni umwana uri mu nda yanjye. Khadija no mu gihe cyo kubyara yakeneye ba bandi bamusubiza kwa kundi n'ubundi. Ariko Khadija agiye kubyara Fatima Zahra alayha salam. Fatima Zahra Khadija yabyajwe na ba bandi b'abagore Qur'an ivugaho neza. Khadija agiye kubyara yabonye abantu 4 baje kumureba, barebare cyane, agira ubwoba, bari bafite isura ijya gusa na shokora cyangwa brown. Agira ubwoba. Umwe muri bo aramubwira ati ndende sana, uyu ni Mariam, uyu ni mushiki wa Musa. Hanyuma bose bahagarara mu mfuruka z'inzu. Urumuri wa Allah subhanahu wa ta'ala rugera ku isi, ndetse inzu yuzura urumuri, ndetse rurenga n'igihugu bari barimo. Rero bavandimwe, kwibuka itabaruka ry'umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twigiramo ibintu byinshi cyane, ndetse bidusubiza nyuma tukareba n'abandi badamu muri Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yavuzeho neza. Wa ilahuna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.